ukiranuka muri byose. Tugushimiye ko umugambi wawe ari mwiza kuri twe. Tugushimiye ko ibyo ugambirira kutugirira ari byiza Mwami. Tugushimiye ko wabanye natwe mu bihe byatambutse, ukaba wemeye ko uyu munsi Mana ibi byose tubibonesha amaso. Uravuze ngo izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Warakoze Mana, warinze aba hafi na kure, watanze ingabo nyinshi ku bwacu, nabyo turabigushimiye. Wemeye ubwoko bwawe kwinjira mu nzu yitiriwe izina ryawe Mwami. Turakwinginze Yesu Kristo kugira ngo uzubane natwe, ukuboko kwawe kwiza kubane na buri wese. Amaraso ya Yesu adutwikire, akureho imyanda yose Mwami, kuko tugiye kuvugana nawe, tugiye kubonana nawe, kandi uri uwera. Niyo mpamvu twiboneje kubw'amaraso ya Yesu. Ibikorerwa hano byose Mwami bibe bihesha Imana icyubahiro, kwirukanye ikirogayo yose y'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo. Dutumiye Imana Data n'Umwana wayo ndetse n'Umwuka Wera kugira ngo byose bikorwe mu izina rya Yesu. Turagushimiye rero kurabana natwe, kandi byose tubishyize mu biganza byawe, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.
rero uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo bwo ubukwe bwa bashiki bacu na mwene data. Reka turebe ababyeyi cyangwa inshuti n'abavandimwe baturutse ku ruhande rw'umugabo. Amen. Tubakire mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha rwose. Kandi nabwo ku ruhande rw'umukobwa nabo dufitemo abamuherekeje n'inshuti n'abavandimwe, namwe ni mu ijuru tubakire. Bandishimwe gatatu. Amen. Turabakiye mu izina. Harimo na Marine na Pare n'abana babaherekeje. Mutege haleluya gatatu. Amen. Turabakiye mu izina. Turabakiye mu izina rya Yesu. Turabakiye mu izina. Amen. Hano dufite abageni bashimanye bemeranya kubaka umuryango mushya, cyane cyane kuri uyu munsi. Mwene data Mukezamfura Christophe ubwo ari buhaguruke kugira ngo mumubone. Noneho na Mukandayishimiye Donata nawe arahaguruka aramutse nk'uko mugenzi we abikoze. Ngaho abo tubakiza amashyi n'impundu ngaho ni mu bikorwa. Murakoze cyane, Imana ibahe reka tureke mwarimu. Twese duhaguruke rero twateranye muri ya mabukanye yacu. Rimwe kabiri gatatu. Murakaza neza bene data. Imana ibahe umugisha hamwe natwe twese. Turabishimye kandi turabakunda. Amen. Imana ibahe umugisha, mwicare mugubwe neza kandi Imana ibanezeze rwose kuko uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo. Rero twagira ngo twashyize n'indirimbo ya korali nanone mugere hano hafi ngo turirimbe imbere twakirana, hanyuma nibarangiza turinjira mu mwanya neza wo kuva amasezerano yabo n'ijambo ry'Imana.
Haleluya. Ku bandi muraho mwese, muraho ko mutagaragaza ibyishimo kandi turi mu bukwe bwa Christophe na Donata, kandi nkeka ko abaturutse hirya no hino mwese aricyo cyabazanye. Ubwo rero dukwiye kugaragaza ibyishimo. Ni ibyishimo bikomeye iyo abana nk'abo ngabo bemeye kunyura mu nzira nk'iyi. Kuri twebwe tuvuga ko ari ishema ry'itorero, noneho ku miryango tukavuga ko ari ishema ry'umuryango. Iyo abana batakojeje isoni ababyeyi biba ari byiza, noneho iyo bananyuze mu nzira nziza birushaho kuba byiza. Ndagira ngo rero ni umunsi w'ubukwe, ubukwe butari ubwa mbere butari n'ubwa nyuma. Ndagira ngo rero tuze gusoma ijambo ry'Imana rijyanye n'ubukwe. Ni ijambo turasoma mu gihe gitoya cyane, ntacyo biri budutware, turaza kurisoma mu gihe gitoya, turivuge no mu gihe gitoya, ubundi dukurikirane imihango y'ubukwe. Ndagira ngo rero dusome igitabo cy'Itangiriro, ni igice cya 29, noneho tuze gusoma umurongo wa 10, duhere ku murongo wa 18, 29 duhere ku murongo waho wa 18 ku bafite Bibiliya bazizanye. Ku bafite Bibiliya ndagira ngo tuze gusoma murongo wa 19, reka duhere ku wa 18. Nicyo kiradufasha tukumva imvano y'ubukwe bw'aba bana. Ubundi ubukwe hari impamvu y'ubukwe, turaza kugenda turasoma tukayivuga tukayivuga mu ncamake, kuko ubukwe nyine aba ari burebure kandi aba ari na bwiza. Tubuvuze rero cyane byatumaza igihe kinini cyane. Reka duhere ku murongo wa 18 w'icyo gice, avuga ngo Yakobo abenguka Rasheli. Rasheli asubiza Labani ati, ndamutendera imyaka 7, uzashikire Rasheli umukobwa wawe muto. Ko niko Bibiliya ivuze. Umurongo wa 19 aravuga ngo Labani aramusubiza ati, kumuguha biruta kumuha undi muntu wese, gumana nanjye. Nuko Yakobo atendera imyaka 7 kugira ngo ahabwe Rasheli. Imuhaniriza n'iminsi mike kubw'urukundo yamukunze. Yakobo atebutsa kuri Labani ati, nshingira umugeni wanjye umurongore kuko ndangije iminsi yanjye. Labani atora abakwe baho bose, arabatekera, arabagaburira. Nimugoroba azana Leya umukobwa we, aramumushingira, aramurongora. Labani atanga Zilipa umuja we, amuha umukobwa we Leya ho indongorane. Mu gitondo abona ari Leya, mu gitondo Yakobo abona ari Leya, abaza Labani ati, wagize ibiki? Rasheli si we natendeye, ni iki gitumye undiganya utyo? Labani aramusubiza ati, iwacu ntibagenza batyo, gushingira umuto basize umukuru. Mara iminsi 7 y'uwo tubone ugushingira n'uriya, iyindi myaka 7 uzatera. Wenda reka ndekera aho ngaho. Ubu ni ubukwe bwabaye bw'abandi bantu, n'undi muryango atari umuryango wa Christophe n'umuryango wa Donata, ntabwo ari byo rwose. Ni iyindi miryango, ni umuryango umwe w'umugabo witwaga Labani. Noneho uwasabagayo umugeni ni Yakobo, kandi yamusabaga aho ngaho
ntabwo ari umuntu utari umuzi sinirwa n'ijyamo cyane bari bamuzi Yakobo bari bamuzi hafi aho noneho kandi n'icyari cyatumye ajyayo bari bakizi kuko yari yarabuze umutekano kubana neza n'abavandimwe be byari byanze agenda asa n'uwunzi noneho ahunze agezeyo arakora rwose ashima baramucumbikira kuko bari bamuzi niko bibuvuge noneho bamucumbikiye ageze aharakura noneho akajya akora imirimo itandukanye kwa shebuja witwaga Labani noneho amaze gukura yiyumvamo ko akuze rwose atangira kuvuga ati rero ndagukorera iminsi yose kandi rwose uri kubona ko umajije gukura hari ibintu biranga umuntu umajije gukura umuntu umajije gukura agira ibitekerezo nk'iby'umuntu ukuze ashobora gukura ari umukobwa ashobora gukura ari umugabo ari umusore noneho ajya agaragaza ibitekerezo by'umuntu ukuze nawe rero arabigaragaza avuga ati maze gukura kandi ndagukorera iminsi yose urumva uzampemba iki noneho amubwira ibyo azamuhemba bwa mbere yagerageje kumubwira ko azamuhemba amatungo amubwira n'ibara ryayo ntabwo ndi bujyemo cyane kuko si wo mugambi wanjye umugambi wanjye ni wo kuvuga ku mugeni noneho amaze gukura rero aravuga ati ariko rero nubwo uzampemba uzashyingire n'uriya mukobwa wawe mutoya kuko abakobwa nabo yari abazi kuko Bibiliya iratubwira ngo umwe yitwaga rero yitwaga Rasheli noneho abakobwa babiri bari batandukanye mu mico no mu gihagararo noneho we rero Yakobo yari yabengutse umutoya niko Bibiliya ivuga noneho arabivuga ati ibyo uzanshyingire uriya mukobwa wawe mutoya noneho barangije baramubwira bati rero kubera ko uri mwene wacu kumuguhabirika ku wundi muntu wese rwose tuzamuguha none rero wowe tugiye gukora nimubyumve baramubwira ngo uzakora imyaka 7 ni ukuvuga ngo Yakobo yaramanje akorera reka bivuge mu ijambo ritongora yakoreye umugeni reka nawe tumwubahe twe kuvuga umugore yakoreye umugeni imyaka 7 arakora arahanyenyaza imyaka 7 irashira noneho iyo myaka 7 imaze gushira ngo aterutse kwa shebuja Labani aramubwira ati rero iminsi yanjye rero irashize ngo kubera urukundo rwamukundaga rero iyo minsi rwamuhaniye n'iminsi mike cyane noneho arakora umwaka umwe 2 kugera kuri 7 noneho Bibiliya yatubwiye ngo byamuhaniye n'iminsi mike cyane noneho ngo irangiye ko wagira ngo ni mikeya wagira ngo ni birejo mu gitondo Bibiliya uko bivuga noneho baragenda abwira Labani aravuga ati rero iminsi yanjye yarashize yayindi twavuga none shingira umugeni wanjye rwose mujyane ambere umugore nanjye nigendere mve mu buhake noneho ngo Labani arabyumva kandi abona ko koko ariko noneho atoranya abantu abakwe ngo amaze kubatoranya bavugaho byinshi ahubwo bakurikiza umuhango wabo w'icyo gihe itegeko ryabo ryaravuga ngo ntabwo bashobora gushyira umuti mukuru hano noneho ngo bahita bafata uwo atababwiye bamushingira rero noneho baramujyana sinzi uko yamujyanye niba yaramujyanye ku manywa Bibiliya bivuga cyane cyangwa se nijoro ariko Bibiliya yatubwiye ngo bwarakeye babona ko ari beza niko Bibiliya itubwiye iratubwiye ngo bwarakeye arambuye amaso abona atari Rasheli ahubwo abona ari beza noneho ahita ajya kwa shebuja nanone wari wabaye sebukwe aramubwira ati niki cyatumye mbiganya gutya noneho
ati kuki washingiye rero kandi yewe narakoreye rashe none haravuga ati rero genda umare iminsi irindwi nta kibazo uzaza n'uriya nawe umukorere indi myaka irindwi noneho tubone kumugushingira nawe umujyane ubwo Yakobo areka arakora icyate cy'imyaka 11 arimo gukorera umugeni imyaka 11 ishize rero nawe baramushingira babana aho ngaho noneho ubwo n'ubukwe nabwo bwawe nagira ngo rero kugira ngo tutatinda muri izi nkuru za Yakobo na sebukwe na bani n'umugeni yakoreraga ubu ni ubukwe bw'abantu hari impamvu rero y'ubukwe hari impamvu zigera kuri 6 z'ubukwe zo gushaka umugore hari n'impamvu 6 z'ubukwe zo gushaka umugabo zose zirasa ntabwo ari 6 zihariye n'eshatu zihariye ntabwo ari 6 zihariye z'umugabo ntabwo ari 6 zihariye z'umugore ahubwo noneho ni 6 zijyanye no kubaka umuryango mpamvu ya mbere yo kubaka umuryango mpamvu ya mbere yo kugira ngo umuntu ashake umugore Bibiliya irabivuga mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 2:18 harakubasubiza ko umuntu aba wenyine impamvu ya mbere rero ituma umuntu ashaka umugore ni ukugira ngo umuntu agire uwo babana Bibiliya irabivugaho byinshi ni ukugira uwo mubana iyo ni impamvu ya mbere yo kugira uwo mubana impamvu ya kabiri rero niyo kugira aho uba umuntu akagira aho akagira urugo abarizwamo akagira urugo abarizwamo ndagenda mbivuga mu ncamake impamvu ya gatatu noneho ni ukugira nanone abagukomokaho noneho impamvu ya kane ituma abantu umuntu ashaka umugore ni ukugira ngo noneho umuntu agire aho umuntu aba aragenda akaharuhukira rwose akakira ibibazo byose noneho iyo ari urugo rwiza impamvu ya kane yindi rero ituma umuntu ashaka umudamu iya mbere twabonye ko ari ukugira uwo mubana iya kabiri tubona ari ukugira aho uba iya gatatu tukabona ari iyo kugira ugukomokaho noneho impamvu ya kane rero ituma umuntu ashaka umudamu ni impamvu nyinshi zitandukanye zituma umuntu ashaka umudamu kuko Bibiliya igenda ibihamya ikavuga ngo babiri barutumwe ubwo ni ukugira uwo mubana iyo umwe aguye undi aramwegura ibyo ni impamvu yo kugira umuntu mubana mbonye ko ari kugira aho uba bariya bakurambere bacu aribo Adamu na Eva babaye mu bya Edeni aho ni Imana yari yarahubakiye ubwo rero kugira aho ubona no kugira uwo mubana birangana ubwo rero nanone impamvu ya gatatu ni ukugira abagukomokaho Bibiliya rero imaze kubashyira mu bya Edeni iravuga ngo Imana iravuga ngo mugende mwororoke mugwire mwuzure isi kandi rero biranezeza Bibiliya kandi ikanabivuga ivuga rwose ibihamye ikavuga ngo kugira abana ni umugisha abana ngo ni umugisha noneho n'andi magambo menshi Bibiliya ivuga iyatomoye noneho rero iyi ni impamvu ya kane noneho ni impamvu nyinshi zitandukanye ziratandukanye umuntu ashobora gufata n'iyo ashaka noneho kugira uwo ukunda kugira umufasha ugukwiriye ni ukugira umufasha ugukwiriye ugufasha mu bintu byose ugenda uhura nayo ubwo rero wafataho n'izindi nyinshi cyane ariko iya kane ni ukugira umufasha wawe ugukwiriye none iyo ni impamvu ya gatanu iyo abantu bashakanye umwe arinda undi umwe akarinda undi kubera inama abantu bagenda bahana izo nizo mpamvu nyinshi zituma abantu bashaka kandi noneho gushaka nabyo bikaba itegeko ryiza kandi ry'Imana noneho iyo abantu bashaka kandi noneho bakubaha Imana urushako rwabo rukabamo no kubaha Imana ndetse no kubahana bo no kubahana bo ubwabo ayo rero ni amagambo
abagendanye n'ubukwe. Ubukwe bwarabaye ari bwinshi, bwabaye mu isezerano rya kera, buba no mu isezerano rishya. Uyu munsi havuka Christophe na Donata, ni nabwo twaje tuje gushyigikira no kubuhimbaza. Ubwo rero aba rero nabo bifuje kugira ngo n'ubundi bazabane. Ndagira ngo rero ntize amagambo cyane. Aba nibo tugiye gushingira uyu mukezamfura Christophe wabyawe n'umubyeyi witwa Kabera Didasi na Nyirahabimana Esperance. Ubwo ndagira ngo tuze kuva mu rujijo. Noneho aho yavukiye ahantu bita i Gatsibo, i Nyagahanga, akarere ka Gatsibo. Noneho arashyingiranwa rero na Mukandayishimiye Donata, byarwa na Havugima na Hishamunda Felicien na Nyirabukima Saverine. Ubwo rero akaba yaravutse mu 1997. Kezamfura yaravutse muri 1992. Ubwo rero nawe yavukiye ahantu muri Nyagatare i Rukomo, aho niho yavukiye iriya mu Burasirazuba. Nanjye rero ugiye kubashingira nitwa Murikiye Leonard, ndi umupasitori hano muri itorero rya ADPR, nkorera hano umurimo w'Imana. Ubwo rero ni aho ngaho tugiye gushingira. Nyuma y'aya magambo menshi tuvuze ajyanye n'ubukwe bwabaye mbere, hakabaho n'ubundi bwabaye nyuma. Ubwo rero tugiye rero kubashingira. Abantu bashyingirwa, hashyingirwa abantu babiri. Ndagira ngo mubyumve, hashyingirwa abantu babiri, umwe ari umukobwa undi ari umusore. Ubwo ni ukuvuga n'abantu babiri badahuje igitsina. Noneho abo dushingira hano mu itorero tubashingira iyo ari abakristo bizeye. Icyo ni kimwe, babyawe ubwa kabiri. Noneho tukabashingira rero nanone ari abantu bujuje ubuhamya bwiza. Abo nibo dushingira. Ubwo rero niyo mpamvu tugiye kubaza imiryango, kuko mu itorero ubwo bose barasengera hano, nubwo ni kuvuga ko baturutse hirya, ariko mu gusenga ko basengera hano twabakiye nk'abakristo. Noneho kandi dusake umurimo w'Imana. Ubwo rero itorero rya Bukunga hano ryo ryamanza rikagaragariza abantu bari hano ko aba bantu bombi mwemera nk'abafite ubuhamya bwiza ko twabashingira. Ni uko byerekana ikiganza nimba mubona ari byo abantu bahari Bukunga. Yego, ndi kureba abahari babyemeye, abahari kuko aba bantu turabazi. Ubwo rero turabaza imiryango, turabanza tubaza imiryango. Duhera ku muryango w'umukobwa, kuko na bwa bukwe twasomye tuza gusoma igitabo mu bice by'inyuma gato, yuko twasomye mu gice cya 29, ariko hari ibindi bice bivugamo igisonga cya Aburahamu kijya gusabira umwana wa Aburahamu umugeni. Amaze rero kumubona ngo hari ibyo yahaye basaza b'umukobwa, ahandi n'abasaza bakuru, arabibaha, barishima, baranezerwa, nabo baragaburira ngo bararya, barangije baranabacumbikira bararara. Ubukwe buba mu gitondo. Rero tubaza umuryango w'umukobwa nimba hari nta kibazo, hari ibyo bifuzaga kugira ngo ubukwe bube, kugira ngo babashyingire Donata, bemere kumutanga. Ubwo rero nimba ibyo byose byaratunganye, umuhamya wabyo uri bubihamye araduhamiriza ati cyokora ibyo twarabibonye cyangwa se ntitwabibonye. Aravuga ijambo rimwe muri ayo.
noneho tumushyingire nk'uko umuryango urawubyemeye. Byaba byaratunganye ibyasabwaga byose? Yego, uriya muntu ni mumuha amashyi. Yego muri bakeya ariko n'amashyi yanyu ni makeya. Nkamuha amashyi ko wahaye umugeni, amashyi akangana menshi. Imana ibavugisha menshi rero. Ubwo rero byaratunganye, bemera gutanga umugeni, noneho bamushyingira Christophe. Ubwo rero uwo mwashingiye ni Christophe, ni umukristo, natwe rero turabyemera, tugiye kumushyingira nk'umukristo. Ubwo rero negere hano hepfo gatoya kugira ngo tubone uko twumvikana n'aba bageni, tubashyingire nk'abakristo. Ndagira ngo rero aba bageni tuba uko umuhango uri, tubashyingire neza. Ndagira ngo rero bahaguruke, barahaguruka. Noneho ubwo mwebwe ubwanyu mwabuze ati abantu bashyingirwe kandi bujuje imyaka y'ubukure, nabo nacyo tukigenderaho kandi tukagendera no ku ko baba basezeranye mu nzego bwite za leta. Ndagira ngo rero bakaba bagiye kubabaza. Ndabanza maze Christophe ni umugabo, ni umukwe. Ndamubaza amagambo makeya kugira ngo numve ko nawe yemera gusezerana. Ndagira ngo mubaze Christophe, imbere y'Imana ishobora byose, iz'umutima wawe wose, ndakubaza wowe mukeza-mfura Christophe, umaze gusohoza ibyo itorero rigusaba, ukanasohoza ibyo leta igusaba, kandi ndabikubaza nshingiye ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwo uzi ko ibishwe mu mutima bizahishurwa ku munsi ukomeye w'Uwiteka Imana. Wemera kujyana uyu mwana yishingiye, wemera gusezeranira imbere y'Imana n'imbere y'itorero n'umuryango wawe. Kandi umuha amashyi nawe arabyemeye Christophe. Reka maze amazina mukandayishimiye Donata. Ubwo uzi ko ibihishe ku mutima bizahishurwa ku munsi ukomeye w'Uwiteka Imana. Ngiye kukubaza aya magambo, ni ibihishe ku mutima bizahishurwa ku munsi ukomeye w'Uwiteka Imana. Ngiye kukubaza aya magambo, umaze gusohoza ibyo usaba, ukanasiza ibyo leta igusaba, urumva wemera gusezeranira imbere y'Imana n'imbere y'itorero n'umuryango wawe? Rwose aba bantu barabyemeye, bemeye gusezerana imbere y'Imana n'itorero n'umuryango wawe. Ubwo rero ndagira ngo maze bakike, ndabanza mvuge ku nshingano y'umugabo. Wowe Christophe ugiye kuba umugabo, ugiye kuba umugabo, ni inshingano ikomeye cyane. Noneho ni inshingano ikomeye cyane. Amaze kuvuga na Yesu aravuga ngo rero ngo Christophe, urugo n'amatungo ubasha kuyoborwa n'ababyeyi, ariko umugore w'itorero we uhabwa n'Uwiteka Imana. Ibyo ari byo. Noneho Pawulo rero avugaho amagambo menshi, aravuga ngo mugabo rero bagabo, kaza
noneho iwanyu nanjye ndi iwacu ntabwo ari kontara ahubwo hano hepfo ko baravuga ngo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse mu rwanda rw'urugendo urebe ko ahangaha ni ukuraga bavuga ati rwose tuzabana batakaramata kandi noneho uko twatangiye tubana neza dukomeye noneho ni nako bizarangira tugiye kudukundana ubwo rero ni ibyo ngibyo umugabo rero ugomba gukunda inshingano zo gukunda umugore wawe kandi ukaramwitaho iyo shingano ukavuga noneho ukamenya ko Yesu yabikoze ku mugore ukavuga ngo umugore ngo ugomba gukunda umugore wawe avuga rero ko ugomba gusiga so ugasiga nyoko ukagenda ukabana n'umugore wawe akaramata mwembi rwose mukagurira izo ni inshingano zawe reka mbere nazo gatanga make inshingano z'abagore Bibiliya iratubwira ngo abagore rero buri bwambije abagabo n'umugabo gute abagabo n'umugabo gute ku isoko ni ugukunda noneho abagore ni ukugira gute abagore ni ukuganuka noneho abagore ugandukira ngo wa noneho umwanditsi w'ubuhanga aba yarabuze yanditse kubwira ijambo yarabuze yarabuze ngo umugore wese nziza ababera iki umugore wese nziza abera umugabo we ikamba niko Bibiliya ivuga ndavuga ngo umugore wese nziza ngo abera umugabo we ikamba ariko ngo ukoze isoni ntabwo ari na ukoze isoni bameze nk'iki ngo wishyiye nk'iki bakivuze ntabwo nakomeza ntabwo ndakivuga ngo Donata ntabwo we ariko uzajya sibyo Donata ko uzajya wowe uzaba umugore w'ingeso nziza uzabera umugabo we ikamba ariko utari kubivuga ugomba kuba kubera umugabo wawe ikamba noneho ukoze isoni we ameze nka cya kintu Bibiliya yavuze ntabwo dushaka ko atari kuzamera Imana yamushimije kumushyira ndagira ngo rero mbabwiye inshingano z'abagabo muri makeya mbabwira n'inshingano z'umugore muri makeya izindi nyinshi cyane twaraziganiye tubiziranyeho twarabiganiye inshingano nyinshi tubiziranyeho kuko twabiganiye inshuro nyinshi mu nyigisho mbonezamubano ubwo rero kuzenyeya kandi muri rusange kugira ngo buri wese amukureho n'abadamu bace bamenye ko umugore w'ingeso nziza we n'umugabo w'ipamba noneho n'abagabo bace bamenye ko abagabo bagomba gukunda abagore babo bakabagambiriza noneho Kristofe amubwira n'indi jambo ryiza rivuga ngo Yesu yavuze ngo urugo n'amatungo rukabirwa n'ababyeyi byo babiguha cyangwa ntibaguha ubu ngubu umugabane ni amashuri noneho bashobora kubiga cyangwa ntibaguha ariko umugore w'itora umuntu amuhabwa n'uwiteka Imana ndagira ngo rero ibyo byose rero mugomba gufatanya kwikorera imitwaro n'imirimo yo mu nzu niko Bibiliya ivuga ngo muzafatanya kwikorera imitwaro n'imirimo yo mu nzu noneho ubu ni byiza iyo abantu bashingiwe kandi bagashingirwa neza barimo bafite umugisha w'Imana biba byiza cyane biba byiza ubwuzuzanye umudamu bamuhaye ibiryo bamuhaye ibitoki bisakaza bihiye noneho umugabo nawe akazana amafaranga noneho bagafatanya noneho urugo rukaba rwiza ubwo rero uyu ni umugabo agiye kuba umutware ariko umuntu avuga ngo agomba kuba umutware udatwaza igitugu agomba kuba umutware udatwaza igitugu sibyo kuko niko Donata azakubwira azajya umutware sibyo Donata kandi akuzongera kuvuga mu cyezamfura Kristofe uzakubwira umutware n'uba yakuze mu cyezamfura atari kwandikisha umwana uzabyara atari no kuvuga umutware kuri konti noneho tugiye guhabwa amasezerano yanyu ndagira ngo maze mu cyezamfura
nanone imbere y'Imana ishobora byose y'umutima wawe wose urakoze wo guteza umutima ku isoko ko wemera kujyana uyu ukanishimiye Donata akakubera umugore mushyingiranywe mu itorero kandi ko uzamukunda mu gihe azaba ari muzima cyangwa arwaye mu gihe cy'ubukire no mu gihe cy'ubukene noneho yaba mu munezero cyangwa se mu byishimo mubyaye mutabyaye kandi bizakomeza kuba umwizerwa mu gihe cy'imibereho yawe yose urabyemereye ubashe yabyemeye rero reka amazina na Donata imbere y'Imana reba ubikorera kandi Donata imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe wose ndakubaza wowe ukanishimiye Donata kuwemera kujyana n'uyu mukeza-mfura Christophe akakubera umugabo mushyingirana noneho kandi ko uzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye noneho mu gihe cy'ubukene no mu gihe cy'ubukene noneho mubyaye cyangwa se mutabyaye kandi uzakomeza kuba umwizerwa mu gihe cy'imibereho yawe yose niba ubyemeye tumubajije nawe urabyemera yego kubyemera ni byiza iki yegare none reka dusabe mukeza-mfura arakomeza agapapuro none ikiganza cy'iburyo ahagana hejuru gatwikira amaso ngeze hasi Jewe Christophe Mukeza-mfura sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kugira muri Donata Mukandayishimiye ngo ambere umugore dushyingiranywe mu itorero nzabana nawe nkurikije icyo itegeko ry'Imana nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye tubyaye cyangwa tutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago no mu munezero nzakomeza kuba umwizerwa ateshutse ku nshingano zanjye sinzigera nifuza umwami wawe tuzabana akaza kuko tuzakunda urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kugira ngo itorero rye ryera Imana izabifasha yego rwose murakoze cyane ubwo mumuhaye amashyi ese namwongera ariko agiye gushikana zikomeye Mukandayishimiye Donata nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu mukeza-mfura Christophe ngo ambere umugabo dushyingiranywe mu itorero nzabana nawe nkurikije itorero ry'Imana nzakunda nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana nzakunda yaba ari muzima cyangwa arwaye tubyaye cyangwa tutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago no mu munezero nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye sinzigera nifuza abandi bagabo tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera Imana izabifashe yego murakoze cyane nawe twongerera andi mashyi menshi turabongera amashyi abangaba barabyemeye ariko icyo kwibutsa rero mubyemere imbere y'Imana idacu imbere y'Imana idasaza imbere y'Imana itimuka imbere y'Imana itagira ibirori itibagirwa rero muzibuke ko mwari mwabyemeye imbere y'Imana ntabwo ari imbere ya pasiteri
kuko mu kanya muraka imbere yanjye nanjye mushobora kugaruka hano mukabona hari ahandi mukajya hanze. Ubwo rero Imana iri hose tugendera imbere y'Imana ishobora byose. Ubwo rero ibyo ngibyo mwemeye ntibizajya mubishyira mu bikorwa mubisohoze. Bibiliya ivugaho byinshi bavuga ngo gushyingirana kw'abashakanye ngo bikubahe na bose. Umwanditsi w'Abaroma yavuze noneho bubahwe na bose. Ubwo rero kubahwe n'ababyeyi, kubahwe n'imiryango, kubahwe n'itorero namwe ubwanyu. Ndagira ngo rero uradushyira dore ko abantu bambikana impeta kugira ngo bahamye amasezerano tutavuze byinshi ngo bitinde. Yego ababoneka bafashe nanjye ndavuga basoma noneho kirahita kugira ngo Kristo ari kubanza kwambika data intoki zanyu uko zingana. Akamikorofone n'indabyo murazishyira hasi. Noneho rero umuntu yambika mugenzi we ku rutoki rukurikira agahera ku kiganza cy'ibumoso. Kamufashe rero uku kuboko kwa muganga kuri gutangire kwa zamura uravuga ngo njyewe ambika impeta uravuga ngo njyewe ukeza muri Kristofe mpambiza impeta y'urukundo usezeranya ko weguriye ibyanjye byose bihamije ku izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Kristo rwose abihutishije reka turebe ko tunatuka yaraza kumugenza nawe akamwishyure muri cya kiganza cy'ibumoso. Noneho urutoki ko muhanika cyane ntaho mutagera. Ariko ibikimere bibiri biratwara zamura ukuboko kw'ibumoso urabona ngewe ukandashimira zamura noneho hejuru gake ambika umunimeta se yewe ukandashimiye Donata mwambitse impeta y'urukundo usezeranya ko weguriye ibyanjye byose bihamije mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen.
muramuka mubyumviye kandi mugakurikiza inama muhawe z'ijambo ry'Imana muzabona umugisha mwinshi. Ndagira ngo rero muraza gupfukama tubasengera Imana. Ururabo rushyize ahagana hasi, noneho muratwigiza ameza twiyemeje kubikora, murayigizayo mwigize hano, noneho kugira ngo tubone uko tubasengera Imana, tubasaba umugisha w'Imana. Yego mufata no kutukuye yego. Ndagira ngo rero mwese muhaguruke dusenge Imana. Itorero ryose muhaguruke tubasengera Imana, turirimbye amashimwe umwami wo mu ijuru. Igitero kimwe gusa, abaririmbyi baradufasha. Uyu ni umukwe n'umugeni, noneho bahagaze imbere yawe, bapfukamye imbere yawe. Mpamvu bapfukamye imbere yawe rero mwami no kugira ngo babone umugisha wawe. Turabingingiye kugira ngo n'ubundi mwami ubarebe neza, ubiteho, ukuboko kwawe kwiza kujye kubaho, kandi umugisha w'uburyo bwose bajye bawubona. Babone umugisha wo mu mirima, babone umugisha wo kudoza mu nda yawe, babone umugisha mu byo bagerageza gukora byose. Uzabagirire neza kandi uzabiteho, ukuboko kwawe kwiza no kukabureho, ineza yawe mwami nawe ntikabureho, kandi bajye bumva umugisha wawe. Urakoze rero turashyira mu biganza byawe. Ni umuryango mushya ugiye kwiyubaka, turagusabye ngo mwami uzabane nawo kuva utangiye kandi no kugeza ku mpera y'isi. Ubwo rero uzabaho umugisha, uzabagirire neza, nibagutakira uzabumve, nibasohoka uzabagaburire, nibakeneye ibyo kwambara uzabambike, kandi mwami uzasubize ibyifuzo byabo byose. Tubagushyira mu maboko rero ngo bizagende neza mu izina rya Yesu, amen. Tubasabe gusinya, haraza asinye mugeza mfura rya hino, dusinyire hano hantu. Yego ngaho mu amashyi yemeye kubisinyira, umupaseri kuko sibiri yabihamye. Kadusabe rero na Donata yicarana nawe asinyire ko abonye umugabo. Yego nawe mu amashyi asinyire ko mubonye. Noneho turasaba n'uhagarariye umusore arigira hino asinye. Gira hino uhagarariye umusore, gira hino muganga ubundi wowe wahagaze mu kintu cy'uriya muryango. Reka dusabe n'uhagarariye umukobwa nawe dusinyira hano. Imana umugisha, natwe rero babashingiye natwe turabisinyira. Yego ikindi turakora rero no kubaha icyemezo cy'uko bashingiwe n'itorero. Turakibaha cy'uko bashingiwe n'itorero, bacyashyize amaboko yombi. Iki ni icyemezo kigaragaza ko bashyizwe n'itorero. Imana ibaha kandi myinshi. Ndagira ngo rero abafite amagambo y'Imana yo kubakomeza muri uru rugo, Bibiliya ayivuga, ubwo mutiteguye guha amagambo yo kubakomeza, twe turayabaha. Ni amagambo y'Imana avuga ngo mwene data umuceza mfura Kristofu, Uwiteka akumugisha aguhire, Uwiteka akumurikishirize mu maso ye, Uwiteka akurebe neza, Uwiteka
abagabo basezeranye mu itorero baba barasezeranye rwose. Mbese murahari abagabo basezeranye mu itorero? Ikurira rwose umwana ubwo muhari rero ngaho mu izina ry'abagabo rero murahaguruka noneho umugabo umwe aza tubwirire Kristo ngo mukaze kumuramba wabo. Rero ugiye kugenda n'abagabo Kristo uzajya kujya n'abagabo kuko abagabo bajya mu ruzi ntabwo bajya ibigori ku muhanda. Ugiye kubwira uti ntabwo nsanzwe birya, ntabwo barya mboga mu muhanda, ntabwo baba bari bageze hano, ntabwo yambarira hano bwayegere bakaba abasore bari bakoze abana ntabwo ari abagabo bambara sibyo. Abagabo bambara amasogisi, abagabo bagenda neza kandi n'abagabo bakavuga umuryango bavuza bakavuga. Ubwo rero niyo mpamvu ngo usaba rero imyaka tuhaguruke twakire Kristo ku muryango wawe. Sinshaka umugabo Kristo ushaka kuvuga bari kubivuga waje kukubwira ngo ikaze ku muryango wawe. Yego rwose urakoze cyane. Ngaho reka natwe turamure ibiganza twakire Kristo ku muryango wawe. Ikaze ku muryango wawe. Uzaza rero hano n'umugabo ngo rero nitutubwira abagabo nawe uzabisa sibyo se utikanga uzabisa rwose twakira abagabo uzawugera kwikanga. Reka rero tusabe abadamu bashyingiwe nabo nawe mwakumve bashyingiwe bishyingiye noneho mwakumve. Ubwo rero nawe mugiye kutubwirira ikanata ikaze kugira ngo wabo. Rero ikanata nawe uzabwira n'abagore uzajya uvuga n'abagore unahendera n'abagore noneho kandi wubahe n'abagore kandi beza sibyo. Ubwo bivuze bikeya ibindi nawe uzavuga. Ngaho rero wahise kutubwira akanata tumaze kugira ngo abagore ari he uri yaje rwose. ubundi ntuze kureka ubuyobozi akomeze na gahunda zindi zikurikiraho. Reka dusenge. Mana yacu turagushimiye igikorwa cyari kibahurije mwanya turagishoje. Emera kubana muri ubu bukwe kandi wemere kubana muri ubu bukwe n'umugeni mwanya ubu watangiye kubana uzageza iteka ry'iteka. Mwanya urashimye ko tuzaba tukiri ku isi, uzabagirire neza, uzabigireho ubwoko bwawe bwiza butazahoraho, bizagende neza mu izina rya Yesu, amen. Rero tureke umuyobozi wa gahunda akomeze gahunda zindi zisanzwe. Turo byose turatura turaribaho kugira ngo bizabashyigikire, kugira ngo korali igere hano hafi n'abageni bigire hano hafi. Twese dufatanye indirimbo ya 15 amasezerano yose Imana yatanga, hanyuma tubatura amaturo azabashyigikira mu rugo rwabo. Turo byose muratura mu gaseke tuzareba kugira ngo umudiyakoni igere hano hafi zana agaseke agahaye abageni, hanyuma korali igere hano hafi ayihagararemo hagati. Twese turirimbana indirimbo ya 15 indirimbo z'agakiza. Ituro ryo gushyigikira umuryango mushya, hanyuma barafatanya n'ibindi ya 15 bayireba, hanyuma Yes.
kubahagarara imbere y'Imana n'imbere y'itorero. Yewe Pasiteri Nkurikije Leonare ubasha amabwa n'itorero n'Imana. Uhereye uyu munsi nemeje ko Mukezamfura Christophe abaye umugabo wa Mukandayishimiye Donata. Mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Kandi nanone uhereye uyu munsi nemeje ko Mukandayishimiye Donata abaye umugore w'Umukezamfura Christophe. Mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Rero turi kugera ku musozo korali igihagaze bagira ngo twese duhaguruke dukomeze umushumba ninjira hano hafi twese tujye hejuru dusenga Imana kugira ngo duherekeze abageni bacu neza. Reka dusenge Imana. None tumara gusenga Imana turasohora abageni. Korali iririmba nk'uko babivuze. Ubwo rero abantu birinda gusohoka mbere y'umugeni, ahubwo dusohoka nyuma ye tugenda tumuherekeje. Nibyo byiza. Mana Data wa twese mu ijuru turagushimiye. Ubukwe Mwami imbere yawe turabushoje. Mwami emera kubana n'abo bageni kandi ukomeze kubana n'itorero ryawe. Ubongere ubane n'abandi bahungu n'abakobwa, noneho bakubahishe nka bene data na mushiki wacu. Nabo mu gihe gikwiye bazaboneka imbere yawe mu mwanya nk'uyu. Urakoze rero Mwami, bagiye kuva imbere yawe. Gendane nabo kandi Mwami ubasoze mu icumbi amahoro. Mu rugo rwawe uzabane nabo kandi uzabane n'imitima yabo. Bizagende neza byose mu izina rya Yesu. Amen.